Ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 2024 nibwo yasesekaye ku kibuga cy'indege Kanombe. Yitwa Jonathan Romy, abantu bamumenye nka Yesu Kristo, umwe wakinye filimi za Yesu Kristo. Uyu mugabo dore ngo uko byagenze ubwo yageraga ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe. Uyu Jonathan uzwi nka Yesu Kristo, mbere yuko tuvuga gato ku bintu byamuranze ubwo yageraga ku kibuga cy'indege Kanombe, reka tubanze tumuvugeho gatoya. Uyu Jonathan yavutse ku itariki ya mbere Nzeri mu 1974, avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababyeyi be ntago bahuje ubwene gihugu. Umubyeyi we w'umupapa ari we papa wa Jonathan cyangwa se papa w'uyu Yesu Kristo nk'uko abanyarwanda ndetse n'abandi banyamahanga babimenyereye, avuka mu gihugu cy'Ububirigi, naho mama we umubyara akavuka hano mu gihugu cyo muri Afrika mu Misiri. Aba bombi babyariye Jonathan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu murwa wa New York, niho yavukiye. Uyu musore w'imyaka 50 Jonathan uvuga ko atigeze abyara kandi yewe atigeze ashaka n'umugore, akunze kwibera mu murwa wa Los Angeles ndetse na California. Ahangaha ni ahantu hakunze gukinirwa filimi cyane, akaba ariyo nta mpamvu akunze kuba muri iyi mirwa kubera ko ariho akunda gukora ibikorwa bye byinshi, by'umwihariko gukina filimi. Uyu abantu benshi bazi nka Yesu Kristo yamenyekanye muri filimi nyinshi, nka filimi yasohotse muri 2023 yitwa Jesus Revelation, yakinamo ari umuvugabutumwa Loni. Ikindi kandi filimi yamugize ikimenya bose n'umwana w'uruhinja akaba muzi ku buryo ashobora kugenda akavuga ngo ngiye kureba filimi ya Yesu, ngiye kureba Yesu ko amubamba. Ni filimi yitwa The Chosen. Iyi filimi yayikinnyemo neza agaragaza ubuzima bwa Yesu Kristo yabayemo, ndetse abantu benshi banazi ko ari we Yesu. Iyo yaje ahantu henshi hagiye hatandukanye baramushungera bakamwuzuraho kubera ko bazi ishusho ye n'abarota niwe barota. Waba warigeze kurota ukarota marayika yambaye ikanzu y'umweru, afite ubwanwa nka buriya, avuga mu ijwi rituje kandi agenda arambuye ibiganza, rimwe na rimwe ukamubona mu ishusho uri mu nzozi? Nuriya mugabo Jonathan warotaga. Abantu benshi kubera ko ariwe bagiye babona ku mashusho ndetse no ku mafoto, ku mateleviziyo, mu bitaramo bigiye bitandukanye, bazi ko uri we Yesu Kristo. Mu by'ukuri yitwa Jonathan Romy. Ubusanzwe uyu tuzi nka Yesu Kristo ari we Jonathan Romy ntago ajya akunda gushyira amabanga ye hanze, akunda kugira ibintu bye ibanga, confidential. Abantu benshi bakagerageza kumwibazaho no kumutekerezaho bigiye bitandukanye, ariko nawe ntakunde kubivuga. Yewe unasuye imbuga ze nkoranyambaga by'umwihariko Instagram ndetse na Twitter, ariyo yahindutse X kuri ubu ngubu, ubona byinshi agenda atangaza, ariko ntago ajya akunda kwishyira ku karubanda gashyira amakuru ye hanze. Ibi ni nako byagenze ubwo yateguraga urugendo rwo kuza muri Kigali, Rwanda. Ubwo Jonathan yateguraga urugendo rwo kuza muri Kigali, Rwanda, agomba kuhagera ku itariki 28 z'uku kwezi kwa 8 nk'uko twabivuze 2024, yabujije abazamwakira ko bagomba kubibwira umunyamakuru n'umwe. Yarabihanangije cyane, ababwira ko ibintu bye ashaka kubibibanga, nta muntu n'umwe ashaka ko azamenya ko yageze mu gihugu cy'u Rwanda. Birashoboka ko yabitewe n'uko ahanagiye bamushungera bakamubuza no gutambuka bamwitaranya na Yesu Kristo. Niko byagenze ubwo yageraga i Kigali Kanombe amanuka mu ndege. Abanyamakuru ndetse n'abantu benshi bashatse kumufotora ariko arabyanga. Gusa nubwo yabyangaga, amafoto amwe namwe make yagerageje gufatwa. Nawe yayangaya muri kone kugenda atembera muri screen zanyu. Yahageze agera muri Kigali, ariko kandi yanze kugira umunyamakuru n'umwe aganiza ngamubwira ikimuzanye. Ibyo byose yabigize ibanga, confidential. Uyu mugabo ngo yarazanywe na gahunda ze bwite atashakaga ko itangazamakuru rimenya. Nako kandi byagenze, gahunda ze zari zimuzanye mu Rwanda, nta munyamakuru n'umwe wigeze uzimenya. Icyo twamenye nuko yaje tukamufata amafoto make, ariko ntitwigeze tumenya icyamuzanye ndetse n'ahagiye. Gusa ku rundi ruhande abanyamakuru ntago biburira, bamwe bahise batangira gufotora, ndetse kandi ikinyamakuru cy'igihe, igihe.com cyandika mu Rwanda murakizi, cyamaze gushyira inkuru ku karubanda. Jonathan yabigize ibanga rikomeye, ariko n'ubundi mu Rwanda bamwe bamaze kubimenya. Nanjye Eric Radu ndabibabwiye ku Dushya Kingdom kugira ngo mumenye ko Jonathan mu bamenyekanye nka Yesu Kristo yamaze kugera mu Rwanda. Ndabashimiye, nitwa Eric Radu. Mukore subscribe, tuzahure mu mabanga y'ubutaha. Ciao ciao.